Umunsi w'umukateshiste muri diyoseze ya Byumba wizihirijwe muri paruwasi ya Ngarama witabirwa n'abakateshiste baturutse mu maparuwasi anyuranye y'iyi diyoseze. Ni umunsi kandi wanatangiye w'isakaramentu rya batisimu no gukomorera amasakaramentu abagarukiramanana basaga 50 bateguwe n'abakateshiste. Padiri Mbonimpa ushinzwe ubwigishwa mu biro by'iyi diyoseze wari unahagarariye umwepiskopi yavuze ko uyu munsi aba ari umwanya wo kwishimira ibyagezweho no gutekereza ku cyakorwa kugira ngo ubutumwa bukorwe neza. Nibyo kuva nyir'ubutungane papa yashyiraho Ministeri y'abakateshiste, n'ubundi twari dusanzwe dufite abakateshiste, ariko kwera icyo gihe twarushijeho gushyiramo ingufu n'umuhate cyane cyane mu buryo bwo kurushaho kwicengezamo inyigisho zidufasha. Ni umunsi rero duhimbaje ku nshuro ya gatatu, akaba bitubereye akanya keza ko kugira ngo twongere duhure nka diyoseze mu rwego rw'abakateshiste, turebe aho tugeze muri ubwo butumwa bwacu, tubyishimire, bityo bitubereye isoko y'imbaraga mu gukomeza gukataza muri icyo cyerekezo. Padiri mukuru wa paruwasi ya Ngarama Noel Ngabonziza yavuze ko bishimiye kwakira uyu munsi wabo, anagaruka ku ruhare rw'umukateshiste mu iterambere ry'iyi paruwasi. Ni inkuru nziza kuri twebwe, twabyakiriye neza. Mbere na mbere twashimiye nyir'icyubahiro Musenyeri Papiyasi Musengamana, umwepiskopi w'idiyoseze yacu ya Byumba, icyizere yatugiriye no kuba yarahisemo iyi paruwasi ya Ngarama ngo yakire uyu munsi mukuru w'umukateshiste mu rwego rwa diyoseze. Baje rero uruhare rw'umukateshiste muri paruwasi yacu ya Ngarama ni runini, navuga ko ari ntagereranywa, nk'uko mu butumwa bwa nyir'icyubahiro Musenyeri Philippe Rukamba, perezida wa komisiyo ishinzwe abakateshiste, yabivugaga. Harimo ahantu yagiraga ati abakateshiste n'abafasha b'imena b'abasaserdoti, kandi koko nibyo muri paruwasi yacu abakateshiste bagira uruhare runini mu gutegura amasakaramentu nk'abahandi hose, birumvikana, ariko ku buryo bugaragara baritanga. Abakateshiste bishimiye kwizihiza uyu munsi, banasaba gushyigikirwa mu butumwa bwabo. Serafina Mukandori na Tasiye Yankurije ni bamwe muri bo. Uyu munsi twawakiriye neza cyane ko diyoseze yadutekerejeho, tutaburamo n'ibyifuzo twasaba nko gushyigikirwa mu butumwa bwacu bwa buri munsi kugira ngo ingoma y'Imana irusheho kogera. Abakateshiste turishimye cyane cyane abaturutse mu mpande batwakiriye neza, ibirori byagenze neza. Ndashimira n'abafashe amadisikuru atandukanye bavuga ku butumwa bw'umukateshiste ko butoroshye kandi bunakomeye, kubera ko Kristu ari we ufasha umukateshiste kurangiza neza ubwo butumwa. Tukadusaba Imana, dusaba abihaye Imana, inshuti n'abavandimwe, abakristo bose muri rusange kujya bazirikana ubutumwa bwa Nyagasani, badufasha gukora umurimo nk'abantu bose babatijwe muri Kristo Yesu. Padiri Dion Mbonimpa ushinzwe ubwigishwa muri diyosezi yanashimiye abakateshiste ubwitange bwabo mu butumwa bashinzwe. Kuri uyu munsi w'umukateshiste gashimira abakateshiste ubwitange bubaranga, kandi nkabifuriza gukomeza umurimo bakora n'uwa Nyagasani, umurimo bakora n'uwa Kiliziya, ntabwo ari uwabo bwite, kandi babifitemo ingabire n'imigisha, cyane ko Roho Mutagatifu aba ari hafi kugira ngo abakomeze muri uwo murimo mwiza. Umunsi w'umukateshiste wizihizwa buri mwaka kuwa 26 Gicurasi. Umunsi kandi bizihiza Mutagatifu Andereya Kagwa ufatwa nk'umurinzi wabo. Uyu munsi wizihizwaga ku nshuro yawo ya gatatu, wari ufite umwihariko wo guhura n'umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Diyoseze ya Byumba ikaba ifite abakateshiste basaga 1353, muri bo 200 barahuguwe, ndetse n'abandi bakazahabwa amahugurwa atuma banoza neza ubutumwa bwabo. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Ibyumba muri paruwasi ya Ngarama.